motive ubundi ni iki kibigutera kugira ngo ubone wakora umurimo w'Imana ku rwego rungana gutyo kugira ngo nimara kubona ibimbayeho Imana ndayibwira nti bampamagaye kimara kuntuma abakozi bayo ndetse nankuye mu rwobo none umwanzi yarantayemo ko nageze n'ubwo nyura mu rupfu nageze n'ubwo umugabo anjyana iwabo nubwo ko bari baramurangije nanjye banteje ibintu by'imyuka bibi bikajya binkeka mu nda ndetse neza mugiye kwirirwa nshuti bavandimwe mukurikira The Chosen TV hanyuma njye nitwa Ngabo Smith ndi kumwe n'abakozi b'Imana murabona basa neza barakeye n'abakozi b'Imana Imana yatoranyije kugira ngo bayikorere mu mahanga yose mu Rwanda ndetse no hanze yarwo uko mubabona rero ngira ngo namwe hari icyo muri bwibwire uko byagenda kose ngewe byananiye kubatandukanya ariko buriya baraza kutubwira ibanga ririmo mwongeye kwirirwa ababyeyi bacu yego reka duhere kuri uru ruhande uyu niwe bukuru niwe gakuru hanyuma atwibwira ndetse atubwira n'aho asengera muri rusange. Amena. Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Yesu niyamamare. Amena. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Amena. Haleluya. Amena. Asina yanjye ikanza ye Maria. Amena. Ndo mama. Haleluya. Amena. Ndo umugore ushima Imana. Yego. Yesu yagiriye neza. Amena. Nsengera muri ADPR. Umudugudu mu Nzove yego niho nsengera nkaba ndi umuririmbyi muri korali abarinzi yego nkaba n'umuvugabutumwa bwiza umuhamagaro Yesu aduhana umugisha. Amena. Nk'ibisanzwe rero bwacyo bitwongeye guha ikaze n'uyu mubyeyi wacu duheruka gukora ikiganiro reka nanone yongere yigore tumugore atubwire amazina ye nawe naho asengera ariko musanzwe mumumenyereye noneho atubwira aho asengera ndetse nawe atubwire n'ikimugenza n'iki tubaye ikaze mu murati. Amena. Yesu nashimwe. Amena. Nanze kubyihererana nanze kubyihererana yego kuko ibyatubayeho tumeze nk'aho tubisangiye yego uyu ni umuvandimwe wanjye niwe gakuru muyambire kabisa Imana ishimwe cyane. Amena. Imana ishimwe cyane Imana ishimwe. Amena. Amena. Ndakunda mukunda ni ukuri rwose yantemeye ishyamba ndatambuka. Haleluya. Uwo cyubahiro n'Imana ni ukuri rwose. Yo. Amena. Nta haba Imana itakura umuntu. Yego. Imana yaraturengeye ntitwapfuye. Yego. Ingurube kwigatsemba nakubonye. Ingurube mujyaga byararangiye. Byararangiye. Yesu we. Babambara bavuga ati wari waravukanye. Ariko ako kantu reka tugahereho naguciye mu ijambo. Yavutse ingurube iri hafi. Irakoma ari wenyine. Ariko mbega ubuhamya. Mama yatuye ati mujye mukundana. Aracyari wowe na papa bose bari barahari. Turabasuhuza. Abacu bose bumve ko tutibagiwe. Guturuka Igitarama rwose. Amena. Mbese ni umuvandimwe wanjye aba hafi ndamukunda cyane mu byago mu byiza yambaye hafi yantemeye ishyamba ndatambuka ndabimushimiye nshimira n'Imana yaturinze ni bake bavuka ari babiri kubaho umwe akagenda turashima ko itemeye kuducika n'igikuba kuri Imana ihabwa icyubahiro yakoze bikomeye nabwiraga izindi mpanga yego humura mujye mukundana ntimukangane impanga aho ziri ziba zikwiye gukundana n'abavindimwe muri rusange ndetse mukarwanirana ishyaka. Shimye Imana umuryango wanjye turakundana cyane n'abasaza bacu ni intwari mbese turafashanya. Ni umuryango ukomeye cyane. Umuryango wacu Imana yarawubatse dushimye Imana ko itadutaye dushimye Imana ko tanze muboko y'abanzi bacu dushimye Imana ko yatubereye umubyeyi mu ntambara zose twagiye tunyuramo. Yesu yatubereye gikurikirana. None ikindi gitangaje mwese murakijijwe. Turakijijwe Amena.
icyo kintu kirakomeye burya urumva ko umuryango wacu ni umuryango Imana yavuga ni umugisha ni umuryango w'umugisha rwose buriya ntabwo uciye mu ijambo hari ikintu kuri ubu ngubu umaze kubona ugasanga umuryango wuzuye abantu ariko harabura ingingo imwe ikomeye cyane yitwa agakiza buriya mama ubona biterwa n'iki ubona biterwa n'ivugabutumwa rike abapasiteri bacu hari aho batagera ubona biterwa n'iki kuki bisa nkaho urabona muri iki gihe imiryango yarakonje abantu ntibagikundana abavindimwe duhereye kuri icyo kintu wabagiriye ihe nama kugira ngo bakomere muri iki kiganiro babohoke noneho bakundane iyi nama wabagira amena Yesu nashimwe amena ubundi bajya baca umugani avuga ngo imisego ibiri nta n'igufa niko bimeze haleluya amena Yesu nashimwe abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni ubundi niba muri mu muryango mukaba muri nk'abantu bakijwe cyangwa batatu kuri ntabwo uriya muntu umwe ni muteranira mukavuga ati Mana dutabare natwe dukwiye hariya ibyo ntabwo bizananira hanyuma mama ntabwo uciye mu ijambo abanyakurura twirangarira turabaza rero wowe uherutse kujya hanze nagaturu ndaje mujyeho mu kanya uherutse kujya mu gihugu cya kihe Zambia njyewe namaze kujya ahantu hatandukanye ni henshi hanyuma ni nk'iyo feedback wabonye babona ko abanyarwanda bafite Imana kuko uratubwira imirimo n'ibitangaza byahakurekeye ese feedback yavuyeyo ni iyihe ubona abantu babifashe batabuhanze abantu babifashe neza abantu barankunze cyane ndetse bakunda n'ubutumwa bwanjye abenshi barakijijwe abenshi nageze amasezerano barabohoka haleluya nizere ko bari kubyumva yego nubwo ntari kwibuka abantu twabanye ariko umupasiteri witwa umva bari benshi ni benshi ariko buriya nawe nareba iki kiganiro azabyumva hanyuma mama none se urumva umaze kujya ahantu henshi hatandukanye ku maradiyo ntekereza ko urumva uri kubavansa cyane ni nk'iyo hakajya haza n'imbaraga ziza zikaniga njyayo nagiye kubona mbona imbeba iturutse ahantu twari turi kwa sekuru iraza inyura irantondagira inyura iranzamuka inyuze mu maguru hejuru noneho barambwira ngo wikwirukanga abakurambere baje kugusuhuza ndikumbura neza imbeba yanga kugenda yari umudayimoni ibibazo byaravutse ngira ikibazo mu nda Imana irambwira ikintu baho ngo nkije nyabingi zakekemuraga mu nda yanjye unaricaga ibintu bikaniga nkajya numva umuriro uraka mu nda ariko Imana urumva ko yaje kubikemura neza abanyamasengesho baransengeye ndetse hari se wabo w'umugabo wanjye yigeze yazana ibintu arambwira ati genda ubibike kandi ntubikoreho turabibika bibiyo ngiye zana ariko umuntu wavuze ngo nidukoreho koko ndeke kujya kureba Yesu we ariko barese tukareba ubwo dutangiye tukajya turyama twaryama tukabyuka tugasanga twambaye ubusa umwe acuramye hariya ari cyanya bingi ubwo kibikora umwe acuramye hariya muri mwebwe uko muvindimwe njyewe mbese mu rugo rwanjye mu rugo ruvuga mu rugo hanyuma ntabwo uciye mu ijambo gakuru ayo makuru urayazi mama wacu niki wumva Imana yagukoreye utazibagirwa mu buzima bwawe ku murimo w'Imana Haleluya amena reka maze ndirimba kakaririmba nta kibazo rwose hari icyo wankoreye umutima wanjye utazibagirwa hari icyo wankoreye umutima wanjye utazibagirwa Amen amen hari icyo Imana yankoreye amen ntazibagirwa amen urimo neza rwose rero ndi umwana ni ukuvuga ngo ibigeragezo byose byadukubitaga najyaga gusenga ndi umwana ukiri muto byatangiye ukiri muto ni umwana urumva ko njye navutse ingurube n'ubundi igiye konka urumva izo karande zakomeje kunkurikirana aleluya amen ariko ndashima Imana ko nkiriho kandi kuvuga iki Imana haleluya Imana ishimwe cyane rero gatoya yavuze andi nyine twatizanyaga kontoni nako twagendaga tukajya uniform mwenda umwe mukawutizanya nabwo yacitse hari igihe
abanyeshuri bashungeraga yego bagakora uruziga yamaye bakavuga ati cyakanzayire iyo amena Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro noneho nubwo wumvaga twigaga ni ukuvuga ngo twandikiraga ku rubaho noneho nitushe narariburaga naribura nkandikisha urwara nkajya njyambaye noneho mwarimu yazaga ibyo twanditse akankubita mu bwonko ye baba we cyane ko icyo gihe byari bikomeye noneho yarangiza akambwira ngo kwa sinayobye ye baba we sinayobye arayobye haleluya amena ariko maze kubona ko uyu mugabo sinayobye atigezayo yego ahubwo ayobowe n'Uwiteka amena ubwo kubera ukuntu yari yarampahamuye iyo nasangaga binjiye gato nasangaga bambye ku muryango wajya Satani yaramuhondoye nagiraga gutya nkasubirayo nkajya kwigisha muri wese noneho nkabona haje umunyeshuri nkamwihisha ngo umunyeshuri ntiyaramuye haleluya amena ndashimira Perezida Kagame n'ukuri rwose ashimira yarenganuye benshi musaza rwose nanjye yarandenganuye ubu nta mwana wahohoterwa ariko icyo gihe twarahohoterwa yego byari bikomeye ni ukuvuga ngo umunyeshuri yagendaga akababwira ijambo hari nka ryari geranyije waba wibuka icyo gihe muri iyo intambara y'itanu urumva ari umwana muto ni cyagiye n'ubundi kwigaga byari bigoranye barebagamo by'amoko n'ibiti n'intambara ntabwo byari bikaze hanyuma uwo mwarimu ubu aracyariho yarapfuye bose barapfuye noneho wa munyeshuri agendaga akavuga ati dore cyakazire nkibonye hano ishuri ryose ribwega ati mwiruke mumwirukeho narirukankaga bakamfata bakanzamura banyikoreye akaga ati mugende muca inkoni umunyeshuri wese yacaga bagaca inkoni bagakubita agakubita abanyeshuri bose bakagukubita mwarimu ari nkubita yari umwarimu mubi cyane akankubita njyewe sindiyumvisha aka kanya ikintu yapfaga na papa wanjye cyatumaga agira nabi urumva n'ayo moko tutagiye kugumo cyane n'ibyo byose byari birimo urumva na kera n'ababyeyi bacu nk'ubu ngewe urumva nduwe inyuma yabo batubwira uburyo ki byari bikomeye kwiga muri icyo gihe byari bigoye cyane na muzehe wanjye aherutse kubimbwira uburyo bamubujije amahirwe yo kwiga n'abandi bari barimo ariko hagati aho ngaho urumva ko rwose turashimira ubuyobozi bwiza turashimira leta ubu ngubu umwana wese ariga akisanzura yahaye ijambo abari n'abategarugori yahaye ijambo buri umwe wese arishyira akizana hanyuma tugarutse ku murimo w'Imana kugira ngo ndagira ngo urabona ubu tubaye 11:27 ndagira ngo noneho dukore vuba kugira ngo mugene muri izo gahunda mutaye hakiri kare ko muba mugiye mu murimo w'Imana hanyuma byanze bikunze nekereza ko uyu muvandimwe uri kuri kamera nanjye tuzaba duhari muzatwemera tugakora iki kiganiro urumva n'ubuhamya bukomeye tutapfa kugenda tuzabukora mu ma episode uko bigiye butandukanye kandi ntekereza kujya shingiye kuri experience mfite ubuhamya buzakomeza benshi muri iki gihugu no hanze yabwo kandi ubuhamya buzakomeza benshi buzatuma benshi bakizwa ubuhamya bukomeye wajya ahantu hose mu rusengero bakaguha umwanya bakaba baretse bakabanza bakumva ijambo ry'Imana rero njyewe shimye Imana ibarimo shimye umuhamagaro mufite ariko ubw'igihe dufite nekereza ko tunyuremo muri makeya ngiye kukubaza nk'ibibazo bibiri n'umubaze bibiri kugira ngo tuhite tugenda mujye no muri iyo gahunda ariko ikintu nakubaza cya mbere ubu ngubu Imana aho wavuye urumva ko byari bigoye nubwo tutaharambuye cyane noneho ugeze uyu munsi wa none wahamiriza umuntu ukavuga ati giye dore ikintu Imana yankoreye ngiki uretse ko kuba natwe tutarinda tubivuga turabyibonera murasa neza murakeye dore ubu rwose nta hantu umuntu yagutandukanyiriza n'umudepite
cyangwa se n'umuntu nabonye bari kwiyamamaza kuba abakandida bo kuyobora. Ubwo rero ibyo nabyo natwe amaso araduha, ariko noneho mu bifatika, mu buryo bw'ibifatika, hari ibyo Imana yaba yarakoze ku buzima bwawe utazibagira. Amena. Icyo Yesu yankoreye ntazibagirwa. Nanjye najyaga mbwira Imana ngo Mana uzambarongera umuntu. Yego, amena. Amena. Ndashima rero ko yangiza umuntu. Icyo kintu rwose mu gihe niyo na gatoya yarangiza ikangira umugore. Yaguha ufite abana? Mfite abahungu n'abakobwa. Bangahe? Mfite abana bane. Icyo cyonyine niyo warekeraho ni umugisha ukomeye Imana yaguhaye. Benshi hanze babuze urubyaro, abazungu n'abo muri Afurika benshi babuze urubyaro, ariko wowe kuba Imana yaguhaye umugisha w'umwana, icyo ni ikintu cya mbere. Muramfasha tuyihereze n'icyubahiro kuko yabikoze. Mama Clarisse wenda bazi, ariko n'inkumi n'abasore rwose bariga bameze neza. Imana yarabateture ntacyo itagize. Hanyuma nawe ariko nagira icyo mubaza muri uru rugendo, ni nk'ibihe mujya muhura nabyo bikabasitaza, murabanuza mukora umurimo w'Imana, ariko se bajya babavugaho amagambo runaka? Ibyo bintu bijya bibaho nyine hano wenda mutuye gutya, mubyitwaramo gute iyo bigenze gutyo? Nibyo bagira ngo babaze. Haleluya. Amena. Yesu nashimwe. Amena. Njyewe nababwiye ngo turi muri iyi si dutwaje igihe mu ntambara. Dufashe igihe mu ntambara. Ariko dufashe igihe mu ntambara, ariko Yesu aturwanira muri byose. Amena. Ibyo ntabwo byabura kuko ahari abantu rero ijambo ry'Imana ngo bareke urukundiro kurane n'iki n'amasaka. Umva ntabwoba, umva ntabwoba, ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira. Ndumva ntabwoba, ndumva ntabwoba, ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira. Amena, amena. Haleluya. Nubwo bari kukuvuga, nubwo bari kukugenza, nubwo wubatse urugo bikaba biri kwanga, nubwo ubona ujya gukora ubukwe bikanga, nubwo ubona ukora ugahomba, ariko burya ntabwoba, kuko mu ijuru imbere y'Imana ufite umuvugizi. Umuvugizi nagera ku buzima bwawe, ibyo ari byanze biremera. Umuvugizi aho yageze, uwakuvugaga araceceka. Araceceka rwose. Impamvu barimo kukuvuga nuko Yesu ataraza. Namye mbivuga. Impamvu wabaye ikibazo nuko Yesu ataraza, ariko nahagera uwakuvugaga araceceka. Ihanganire umusozi uriho, Yesu araje awutengamure, awuneterarize, utabuke. Batangira kuvuga ngo mbese ngo uriya ni wa mugore nari nguyu ni wa wundi. Ndetse uri mu kigeragezo baratangira bakavuga yuko atari n'Imana wasenze, bagatangira kuvuga atari n'Imana yaguhamagaye, ariko iyo yaguhamagaye iri mu kazi ntabwo icecetse, iraje bafunga umunwa, hanyuma utambuke uvuga Imana yawe neza. Nakwifurizaga ko watuza mu kigeragezo kikuri imbere, watuza ku nyanja gutukuranye. Yesu ni byose kuba ufite, ntabwo yagutereranye, ntabwo yagusize, ahubwo ari kumwe nawe. Humura, amagambo agiye gushira iki. Amena. 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 Ntabwo uciye mu ijambo mama, muvide imwe muri babiri mwenyine? Twebwe turi benshi. Muri benshi? Abana benshi, ufite bakuru bacu, mugereranyije ni nk'abangahe? Bose n'abakozi b'Imana. N'abakozi b'Imana. Okay. Hanyuma urumva ko muri umuryango mugari. N'umubyeyi wanjye bose n'abakozi b'Imana. No kuri icyo kintu gishimiye Imana. Hari umubyeyi uherutse gutabaruka, yabaye umukozi w'Imana, ariko no gutaha ko twaravuze ngo nubwo agiye dufite byibuze nk'umure byahagiye, kuko yari umukozi w'Imana. Buri muntu wese guhera ku muto kujya ku mukuru yaravuze ngo uyu muntu yari umukozi w'Imana, nahagiye twizera ko tuzamusanga mu ijuru. Rero nshuti bavandimwe mukurikira ikiganiro Bohoka kuri The Choice TV, reka mbabwire ko aba batumirwa bacu nk'uko mubabona ari beza, ari ab'Imana, ni abahanuzi, ni abaturanyijwe. Tuzabonana nabo rero, tuzabonana nabo mu kindi kiganiro gikomeye cyane tuzategura, noneho tugihe umwanya uhagije kugira ngo noneho batugezeho amateka yimbitse, uko noneho buri kantu ku kandi. Aho twagiye turasaho
ariko ubutaha nituza noneho ngira ngo muzaduha detaye kantu ku kandi tubwire uburyo umuntu avukira imbere y'inuza yari iratungo n'ukuntu riba rimeze inzara yaryatatse urumva nawe ni umugambi w'Imana tubwira n'uburyo wagiye hanze ko ntarajya hanze mama nawe nagiye ni hakeya ni hano mu Burundi ariko ari ahantu harakomeye honyine numva rero mama ndagira ngo dusengere n'abantu kuko nkuzihaye amavuta n'iyo Mana ko uyifite niyo mpano yo gusengera abarwayi bagakira mu izina rya Yesu. Hanyuma ndagira ngo ubasengere unababwira inzira bakwiye kuganamo kugira ngo babohoke. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nyimbazo. Nimbwira abantu bahagarare mu ibara rimwe. Iyo uhagaze mu ibara rimwe ntabwo mwara. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nashishikarizaga abantu bari kunyumva uko bw'Imana ndakwinginze kugira ngo mwumve uko waburushye ariko urashaka umwama kuruhura. Inzira unyuramo rero inzira unyuramo kugira ngo Imana ikubone neza kandi kwishimire ibone kubohoka koko. Yego. Imana ntabwo ikorera mu nzira ebyiri. Imana nta nubwo ikorera mu mwijima. Imana ikora mu mucyo kuko nayo ni umucyo. Yego. Hanyuma ndakubwiraga ngo wowe uri mu nzira ebyiri hagarara mu ibara rimwe. Ushonje ugume mu ibara rimwe, wambaye ubusa nanjye wambaye umutaka. Wambaye umutaka Yesu yarantabaye. Nanyuze mu buzima kugira nambaye ubusa, mama aca umutaka ankorera mu ijipo. Ubwo rero ntabwo ubwo buzima ntabwo nyambara ingutiya y'umutaka, nabonye ukuboko kw'Imana. Amen, amen. Nifuzaga ko nawe waguma mu ibara rimwe. Hari abantu bari kwitotombera Imana ngo Imana ngo ntiyabatabaye, kandi Imana yaguhaye isezerano ko uzabana n'uyu musore. Imaze kuguha isezerano utanze vansi. Imana yagutumye gutanga vansi. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Abakozi Imana barasenga, bamara kugusenya gushyikira ibyawe ukahita ujya mu mabara abiri. Shatse kukuvuga ko ntuhagara mu ibara mu mabara abiri arizo nzira ebyiri uzamwara ndetse ukorwa n'isoni. Imana yanga akazuya. Imana ntabwo ikunda urimo uritobera wowe. Niyo mpamvu uzabona umuntu ukijijwe ejo agatabarwa ukavuga ngo uyu nguyu uko atabawe byagenze guturuka kwitwaza abantu ngo barakuze, abantu bitwaje abantu barabaziritse kandi baziritswe n'ibyaha bari gukora. Haleluya. Nta muntu wakuzirika ngo agushobore ufashwe n'izi mbaraga z'Imana. Amen. Ibyo ni ibintu wivugira, ni firingi wibereyemo. Ntabwo Imana yagutumye gutanga vansi. Yego. Ntabwo Imana yagutumye guhagarara mu nzira ebyiri. Wa musore we, ntabwo Imana yagusabye gutumye gusaba vansi. Nagira ngo uhagarare mu ibara rimwe. Reka kugira urwitwazo mu by'Imana. Imana abagezeho baragwira abandi bari mu nzira. Yego. Ndibuka umunsi umwe nagiye muri studio habaye igiterane ndagenda nkijyamo. Ndagenda nk'inzahare cyane. Ngiye mu butayu. Imvura yaraguye icyo gihe. Imvura yaraguye ariko ba bandi bari mu mwuka w'Imana ntabwo bigeze boga. Ariko abati mwuka w'Imana barirutse. Njye narahagaze ndareba. Ukandi uw'imvura yanyagiye yaragumye araterana ntibamenye n'ukuntu byumye mbona ameze nk'uko tumeze. Hanyuma ndeba abantu baparitse imodoka baje mu murimo w'Imana. Ndeba abantu bavuye hanze baje mu ndege bati igihe cyabo bafata igihe cyabo baza imbere y'Imana. Njye nirebye mbona nta n'igare naparitse. Ndavuga nari ku bundi ubu ndiki ndapima ibiro bingahe cyatuma ntumvira Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Mumvugire ngo amen. Amen. Nakubwira ngo wa mukobwa yagomwa mu ibara rimwe ntabwo Imana yagutumye gutanga vansi. Wa musore ntabwo Imana yagutumye gusaba vansi. Niba ari isezerano Imana yaguhaye tegereza isezerano Imana yaguhaye. Haleluya. Inyama idapima n'irobo ntiguteranye na Kristo. Umuntu wambaye inyama n'amaraso ntagukuremo umuntu urimo hari imbere. Uyu ni ukomeye. Umuntu wambaye inyama n'amaraso akugusha guterana bakamuhamba akabura. Bakamuhamba. Ndagira ngo hano wigarure ugaruke mu murongo neza. Yesu aratabara. Amen.
keretse abazava mu masezerano nta mpamvu abo nibo bazakorwa n'isoni. Icyakora nuva mu masezerano nta mpamvu iguteje kuba amasezerano ni ibyaha byawe. Wakwihemba ibyaha nonaha kwihemba neza ntiyambure urajya kwihemba igihe kitageze kubera iki. Nkabwira abamama bubatse urugo ihangane nubwo uri gukubitwa. Yego narakubiswe amaboko yankubitaga Yesu ahageze arafatira mu kirere sinongeye gukubitwa. Haleluya, Yesu nashimwe, mumvugira ngo amen. Narakubiswe igihe kigeze nkubitaga imunkura imbere irambwira ngo oya. Namushatse ndi umugore wa 5 yari afite abandi bagore. Njyewe nari mfite imyaka 16 afite imyaka 43. Twabanye muri ubwo buzima ari ubusazi ngasenga ibisazi birakira. Ageze aho tumaze kubyara nabo bana bose amaze gukira yaragiye abana n'umugore ashaka kuko arafite abagore benshi. Imana irambwa ngo komeza unkorere mwana wanjye warihembye ntago ari njye kuguhembye. Haleluya, Yesu nashimwe. Ariko ibyo byambayeho ntaramenya iki Imana. Yego haleluya. Maze kuyimenya nashinze ibirindiro mwibara rimwe. Nubwo ushonje kuba mwibara rimwe, nubwo wakwambara umutaka kuba mwibara rimwe. Igihe cyarageze uwo mugabo akatwima ibyo kurya inzara inyicara n'abana nkazajya kumuhiga mu kabari asanga ari kumwe n'abandi b'abagore nyine agatuje gukora iki yamaye ndakamanka senyisa abwira bati muzinduke mujye ku madepo y'ibirayi mugende mugure bya birayi bagiye kujugunya bimwe by'ibigore nyine tukagura bya birayi by'ibigore tukabihata twabiteka bigahinduka umukara. Aho nanyuraga hose imboga zimejeje barabati nta wundi wasoromye byayo waga ni wa mugore wanyuze ahanga n'abana wazita mutibikanye imboga bitukura wazita mutibikanye njye narabiriye ariko Yesu yarabireba. Abana banyinze rirabica bakayabyukanye gushaka ibishishwa iby'ibitoki birayi bakazasanga hari uwibagirwa n'igitoki cyangwa ikirayi. Imana ikabikoraga ugasanga kirimo rwose marabira abana batoya. Ubundi igihe nkasenga koko kandi suko ntari mfite iki uburyo nari mfite amazu ndetse harimo n'abapangayi ariko y'Imana itaragutabara ibintu byose birifunga. Abari barimo bose barandebaga ubuzima nari ndimo n'uburyo nakubitwaga nkicwa nkibona muri koma bati n'ubundi akakagore tutakishyuye nta gaciro gafite hanga. Mumvugire ngo amen. Mama nabaye muri ubwo buzima ariko Yesu yarandengeye kandi yandengeye kuko nagumye mwibara rimwe. Nagusabaga wa mudamu uri gukubitwa ihangane igicuku tegereza iki igitondo inkoko yabikitabika amaherezo uzacya. Nagusabiraga wa mupapa we nubwo ubona umugore waguca inyuma cyangwa afite ibindi ariko nakuvuga ngo guma mwibara rimwe. Nyuma y'iki gihe hari ikindi gihe ndagira ngo uhumure kuko Yesu ni umwami mu kibazo uhagazemo. Yesu aragishoboye. Ndagusabwa guhagarara mwibara rimwe utajegajega. Umuntu wambaye inyama n'amaraso ntakugushe ngo agukuremo umuntu w'umumaro urimo hano imbere. Umuntu w'umumaro urimo hano imbere nakuvamo uraseba ku gasozi ndetse urabona umusazi ariko guma mwibara rimwe. Icyo nagusabiraga Zaburi 35 uyisome uyirangize igufashe. Nurangiza usome Zaburi ya 20 wumve gukora kw'Imana. Nabasabiraga imbaraga, nabasabiraga kurwana mukanesha, nabasabiraga gutsinda umubi, nabasabiraga kudatsindwa ujye muhora mutsinda igihe cyose kuko uburengezi twiringiye